so ariko mbangira ngo ibintu dusobanure n'abantu bamenye ibintu uko bimeze. Ige mwagiye Kayuzi mwagiye guhura mute, mwagiye kubana mute, byagenze bite ko twagiye tubona byinshi kandi Ige Kayuzi nyuma yaje gukizwa arasengerwa arakizwa abantu ngo ni Pastor Kayuzi niko njya mbyumva. Ese bigutuma hari ahantu hashya nibi byanyu birimo? Reka nkubwire sibyo kuvuga ngo iki n'iki ngo ibikingo ngo buri muntu afite ukuntu imitwarire yiwe sibyo. Nimba narakijijwe mbere abenshi n'ubundi ni babandi n'ubundi nta numwe kuva ngo wabivuyemo. Sinshobora kuryama ntasenze. Bikomereze na stress wamamagariye ufite nyinshi cyane ushaka kubwira abantu. Kintu ntabwo wamagariye cya mbere ni stress. Uyu muhungu uri gukora ibintu ntazi ubwoko byari byo ayenda yitije izina ryanjye geranga umuntu nyetije. Arabikora ariko njya mbibona ku bitangazamakuru bitandukanye. Iyo amaze gukora ikiganiro akora iki? Aragenda akihanagura akambara nk'abahungu kandi ntabwo abariteka. Ndukoni birakajya guteka rimwe na rimwe yagiye mbibona mu anniversaire akenshi na anniversaire na kitchen party amaza blood shower. Yes, reka ngusuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikirana Amazina Innocent TV aho herereye hose mu bice bigiye bitandukanye mu mpande enye zose z'isi. Wowe uri muri Amerika, Australia, Canada ndetse na Asia n'ahandi hagiye hatandukanye, ndizera ko umeze neza kandi nawe bitameze neza ndizera ko Imana hari kugira ngo bigende neza. Uyu munsi ushobora kuba bitameze neza ariko ejo bikazagenda neza. Kuri mikoro na kamera za Amazina Innocent TV muri kuhabona umutumirwa ndamwita mushya simbizi kubera ko bishobora kuba ari ubwa mbere cyangwa se ubwa kangahe akandagiye hano, ubwa mbere cyangwa ubwa kabiri akandagiye hano. Gusa hano henshi muramuzi, sinjya mvuga byinshi, sinjya ntinda mu magambo. Mbere yuko tumwakira agire icyo ababwira, hari byinshi mumuziho, hari ibyo mwagiye mumubonaho bigiye bitandukanye, ariko aka kanya nagiye kumva numva arampamagaye arambwira ati arashaka ko tuganira, ngo hari inkuru ikomeye yifuza kudusangiza cyangwa se gusangiza abadukurikiye. Iyo nkuru sinzi ngo ni inkuru nyabaki, nanakomerezaho cyangwa nanaboneraho umwanya wo kubwira namwe muri rusange umuntu wese uba ufite inkuru zigiye zitandukanye wemerewe kuduhamagara cyangwa se ugatwandikira tukakugeraho ukadusangiza iyo nkuru. Nje ndamuzi namwe muramuzi, ariko uko muzi wenda siko we yiyizi cyangwa siko namwe mumuzi. Buri muntu afata undi mu buryo bugiye butandukanye. Nge nzi ko witwa Ige, nibyo? Ego nibyo. Ige ngiye kuguha mikoro, nta kindi ndi butinde kuvuga, sindi bujye mu bintu byinshi. We wanyihamagariye ibyinshi ugiye gutangira ubivuga. Ngiye kuguha mikoro, ibindi wowe wiyoborera urugamba rwawe. Okay, basanzwe amazina yanjye ni Ige, nkaba ntuye Gikondo, niho mu rugo, ni naho mba, niho nkodesha, ndikodeshereza buriya. Naje gusanga kuba mu rugo bitari too much, biraboringa cyane, bituma hari ibintu bimwe na bimwe bituma bitakunda, bigasaba ko ugomba kuba uri outside ku ruhande wikontrola. Burya umuntu wikontrola amenya uko ikibuga gikontrola neza. Okay, ikindi nababwira, nari mbakumbuye, nari nkumbuye kuza hano kuri channel yanyu. Iyi ni inshuro ya kabiri. Ubushize twakoranye ikiganiro ako twagikoranye umwaka ushize. Umwaka washize twagikoranye. Nari maze igihe kinini cyane nanjye ntaboneka kubera ibintu byinshi bya murabaye bari kwirukana mu by'ubuzima. Ikindi kintu nashaka kubabwira ni stress maze iminsi ndi kwirukana abantu bari hano hanze mere nabi, ntazi ibyo barimo, ntazi imikino barimo, benda bitira ibintu ntazi ubwoko bwabyo. Buretse gato baba we, ngewe rero hari ibintu mba mpise numva, ni na mamba nkubwiye ni buretse gato. Ige utari wajya kuri iyo subject, ngewe duherukana kera koko, duherukana umwaka ushize wa 2024
hari saga turimo, ariko kano kanya uravuze ngo hari stress urimo, mpita shaka kumenya Ige, hari igihe tujya mu mwaka tukava mu mwaka umwe tukinjira mu wundi, hari ama stress tuba twarahuye nayo, hari ibibazo bigiye bitandukanye tuba twaragiye duhura nabyo. Ese wowe uriya mwaka ku mugani ko turi gutangira uyu nguyu byakugendekeye bite? Icyo navuga kuri uriya mwaka wajemo ibintu byinshi, bagenda bakora ibintu bamyitirira, ugasanga ahubwo si ibyo barimo barakora si ibyabo, bakagenda banyicira ibintu ntazi, bakagenda bananzamurira izina bakari gute rero? mereye kuri nde kamere kuri Kayusi. Kuri Kayusi Yabanza Ige utabeshyera, Kayusi yarakijijwe. itonda mbere ko akizwa yabanje kubikitse, Ntago mbi mbere ko gukizwa yabanje kubiki ntago mbi yabaye iki? Arya bira byese njya mbasha kongera kubisubiramo koko. yabanje akora ibintu yitira ko ari umutinganyi, araza rero kwa kugira impuhwe n'iki ndamufata namwe ati ko mbona ibintu bishagaraye ngwino buri twe turi kumwe. Ase wa mugani Ige utari wajya kure wihangane, nge ndabaza kandi abanyamakuru wa mugani urabizi niwe munwa wanyu ariko n'ubundi turabitswe ndabaza cyane. So ariko mbangira ngo ibintu dusobanure n'abantu bamenye ibintu uko bimeze. Ige mwagiye Kayusi mwagiye guhura mute, mwagiye kubana mute, byagenze bite ko twagiye tubona byinshi? Kandi Ige Kayusi nyuma yaje gukizwa, arashengerwa arakizwa abantu ngo ni Pastor Kayusi, niko njya mbyumva. Ese biriya bintu niko bimeze koko cyangwa muba mufite guhimba kwanyu? Kandi nawe urabizi mbere mwigeze gukizwaho, biriya bintu murabireka. Ese bino bintu uko mutabireka ubundi bimeze bite? Ariko muzi yuko hari muri Amerika agace kamwe sinzi uko bakita kari gushya, kandi bajya amakuru turi kwakira menshi ari kuvuga ko bimwe mu biri gutuma hari ahantu hashya nibi byanyu birimo. Reka nkubwire sibyo kuvuga ngo iki n'iki ngo ibiki ngo buri muntu afite ukuntu imyitwarire yiwe sibyo. Nimba narakijijwe mbere nkabona ikibuga ndi gukiniramo ntago ari icyanjye, nkumva n'ubundi byo ndimo ntago nari nakinjiramo neza, si ibyanjye, ntago ndumva umutima wanjye wabohoka ku byo nakizwa. Niyo mpamvu yaravuze ati reka njyewe nkore ibyo nari ndimo, mbwira n'abantu mbabwira excuse ndabinginze pe, ikibuga ndicayemo ntago ari ikibuga cyanjye, ntago ndumva ko umutima wanjye uriyakira neza nk'uko mbishaka. Rero niyo mpamvu rero nabanje gukizwa, nkumva wapi nari ntandaraje kumwe kuri hano kundi kuri hano, ari ntandaraje pe sinkubeshye, ari ntandaraje umwe kware hamwe kundi hariya nabonaga ntazi ibyo ko n'ubundi se nibetaka nkajya kunywa cupa baba we naribetaka ntago inyota nyinshi ngafite amafaranga kare naribetaka nkajya kunywa cupa nkagakora nka cigarette nyinshi kugira ngo atuvuge ko ndamwe icupa ukagaruka waruhameje ko ntago nkandiza nkanywa imitsi nka tubiri kugira ngo numve ko inyota ishira nkakubitaho ubundi nkakubitamo cigarette nkaza ndi guturima ibisuvuye ntumva ku muhanda namvuye kureba ukuntu ku muhanda hifashe ko twahageze ntukubone ntubasanga ndi gusikira aho kugira ngo numve ko amaguru. Ese Iga abantu benshi barakuzi ku mugani wo utari wajya mu bintu byinshi, ese muri makeya biriya bintu ubikora urabizi benshi twababonye muri kumwe, bamwe sinzi ukuntu bitwa, abandi bagiye babibagirwa bitewe n'ama social media ukuntu, nyuma muza kugaragara kwa Shangazi mukizwa cyangwa se mujya mu bindi. Kubera iki umuntu wese winjiye muri ibi bintu aba yumva ko abivamo ari uko yageze ahantu yakijijwe, cyangwa kubera iki nyine aba inyego kuri icyo? Hanyuma wowe kubera iki utamara amajwenda ngo ubivemo burundu? Muri make nsubiriza rimwe muri impamvu ngiye ntagize njyamo ngo numve ko ari ibintu bya too much maramazi cyane, namvaga bitari ibyanjye. None nabo twari turi kumwe tujya kwa Shangazi, abenshi n'ubundi ni babandi n'ubundi nta numwe tuvuga ngo abivuyemo babisubiyemo sibyo. Sibyo umwe ufunzwe, umwe wa undi muremure yego n'ufunzwe uri mageragere kubera afite ibyo yazize, afite ibindi yazize.
njyewe impamvu na Claude ntiyakijijwe ko nabonye Claude asigaye ajya gusengana n'isaha yasubiye no mu muryango. gusenga sibyo bivuze iki nanjye najya gusenga hari udasenga se ahubwo njyewe nkunda n'Imana baraka nkubwize n'ukuri sinshobora kuryama ntasenze mu bintu byanjye Reka twikomereze. sinshobora kuryama ntasenze Twikomereze na stress wamamagariye ufite nyinshi cyane ushaka kubwira abantu. ikintu ntabwo uhamagare cya mbere ni stress uyu muhungu uri gukora ibintu ntazi ubwoko byari byo ayenda yitije izina ryanjye byera ngo umuntu nyitije izina Wese kandi hariya mama mutagore mbari inde wuhe se mana ndamwita hari abo njya mbona hano, hari uwitwa Kayusi, hari uwitwa Matsiko Mutinga. Matsiko ngo nimbari na Matsiko Matsiko siwe bigenze bite? Matsiko ari gukora ibintu yitije izina ritari irye kandi ibintu ari gukora ntago ari ibye ntago ari ibintu kuko umwanya umwe sinjya mubona yambaye pampa yirukanka imihanda n'amakanzu n'iki. uzamubwire yambare ijipo ajye mu muhanda arabikora ariko njya mbibona ku bitangazamakuru bitandukanye. iyo amaze gukora ikiganiro akora iki aragenda akihanagura akambara nk'abahungu kandi ntabwo aba ari too much. None se biriya njya mbona ni proud y'ikintu sibyo nuko ndi proud y'ibyo ndimo sibyo ige ntago ndashaka gushyira umucyo kuri ibi bintu. Ibintu bamukora ni pranka, ni ibintu bya nyabyo. muri ibintu bya planka hanze kuva na kera njye ni igi sibyo ntago njye mvuga ngo njye ngo ndagiye ngo ngiye kujya hariya ngo nkore ibintu bitari ibyanjye ninda nyiza ngo njye kwiyoberanya mu bantu ngo nicare mvuga ngo njye ndi umuhungu no ige uri gushaka gusebya bano bahungu ibintu bakora ibintu bitari ibyabo dega bari kunyicira izina ryawe niri bari kunyicira umwuga wanjye Muse mubeshe bari kugenda kwigira abagore kandi atari abagore ari abagabo njyewe ndabyemera mfite uburenganzira bwa mfite numva libite tatara kubyiga cyangwa bari gushaka guhiti shabasha gusanga ari no gusanga abahiti njyewe reka mbabwire ndabiyamenye mwabahungu mwe muri kujya gukora amaplanka atarayanyu nimba n'amaplanka nimba n'ibiganiro muri gukora ibyo ntabwo ari ibyanyu mu ndeke nkora ibyanjye ko mbinyu bimenyereye n'injye binabizobereyemo uzi byari byo ninjye uzi byari byo ukora ibyaza akora iki ariko ko mana asaro hakiri kare aho yizurize ige ko harakaye nese nkunda umuntu ujya kwiyitirira ikintu kitari iki ibyo bintu bisobanuye iki Nusu umuntu aragiye kwambara ikanzu umwanya muto nimukubitana mu muhanda ubone ya kanzu nayo yambaye ipantaro ariko se ngiye nitambukira mu muhanda uko na demarishiranye yonyine ndabigaragaza. Mu minsi yashize wabanaga na Kayusi aza kugucika ajya gukizwa wowe bigumamo aka kanyuri wenyine hari abandi mu bana bimeze bite hagata nari na ubu ngubu ku giti cyanjye uwo twari turi kumwe ni Kayusi yagiye mu gukizwa njugunye umwanda ya ngiye birago gukizwa narakijijwe ku giti cyanjye mbivamo karashimishije ngewe nararebye yarambwiye ngo twinjire mu gakiza nawe mu gakiza narakinjiyemo nkinjiyemo nzana kukavamo kandi nakavuyemo nkavuyemo ninumva iby'isi bindambiye mbihaze numva mbihaze kuri iki buri kurya ayo wakoreye wasevinze ayo nasevinze nayo ndi gukorera mu biraka byanjye byanyu byo guteka uzi nawe ndiye nkora ibiraka byo guteka nkora ibiraka se wa mugani ukora iki mu buzima busanzwe atari biriya bintu byo guteka ukora iki mu buzima busanzwe ikigutunga nkunda gukora ibiraka byo guteka ndukoni ibiraka byo guteka rimwe na rimwe yagiye mbibona mu manifestere mu akenshi na manifestere na kitchen party amaza bread shower ese bajya bagutumira bakuziho bino bintu mwana byo guteka bakuziho uno kano kazi kawe kandi ubutinganye se abenshi barabizi ko nubwo ntabwo buri gutegurira iyo hospitality iyo hospitalization uba uri gutegura njyewe ntabwo babwiye ngo babyinjiremo sibyo
ushaka kubyinjiramo si mu bwenge abyinjiremo no nahagarare nimba ushaka kubyinjiramo rwose icyo ngicyo yanakisha nta kintu kibamo kwinjira mu ushaka kujya mu butinganye nta kintu kibamo rwose pe nta kintu none se babyinjiramo bagiye gukoreramo akazi abamo akazi abantu babajyamo bavuga ngo babamo amafaranga kandi ese umukobwa wa mukobwa kubera akeneye amafaranga cyane hari abakobwa bazi gukora bazi kujya gushakisha ubuzima akihiringa akajya gushaka mu byo biraka byo gukora amanuze amakeke bakajya mu byo gukora ibintu byinshi bitandukanye yego hari n'abahungu bazi kwihiringa akavuga ati nimba reka njye kwiga umwuga guteka cyangwa se njye kwiga umwuga gukora amakeke cyangwa njye gukora umwuga wo kuba namenya gukora iki kintu n'iki n'ikibuga umuntu afite ukuntu agikinamo tubwige mu buzima busanzwe uretse kuba utegura ibyo bintu byo guteka ni cyo kintu kigutunze ubundi ubayeho ute mu buzima busanzwe muri iyi Gikondo yanyu yembewe kubera Imana uba wenyine yamba njyenyine mu nzu ni ukuvuga ngo uvanyeho uwo mwuga wo guteka kandi kari birakaraka nawe ko bizi ikindi ni Imana igutunze ntabwo ubu ngubu habonetse wenda umuntu wundi umeze nka shangazi cyangwa se uriya mutipe wafashije Kayusi gukizwa nawe akaboneka wamwumvira ugakizwa iyo misatsi ikava n'ukuntu wampenze ujya umpenda kuwukoresha nagende amafaranga yagenda akagumana nimba ari urwo kwitsa akamugumana si I know ukunda boro zawe nikunda life yanjye ko iranshimisha mu buzima bwanjye ko nta kindi kintu kinshimisha nkacyo yeah are you sure yes I'm sure ige kano kanya ntago abantu bari basobanukirwa neza nyirizina niba stress koko ufite ari iz'abakwiyitirira niba hari ikindi kintu wifuza kuri ibyo ndagira ngo ushyire umucyo ugaragaza umucyo wabyo hari abakwiyitirira baza atari ibyanyabyo ndagira ngo umenye niba koko atari ukushaka kubasebya ejo tutazababonana cyangwa se hari ubundi buryo shyira umucyo kuri ibi bintu uvuga uti ndifuza ko byagenda ikintu navuga kuri jyewe njye nababwira ati rwose nyamuneka mwe ujya kwitirira umuntu ase ujye kuvuga ngo njyewe ngo nsigaye njye kandi ubyambaye ko njye ntabwo nashobora kwambara kuko se wajya kwambara ibintu bitari ibyawe kubera iki kamerama ikiganiro wambara ibintu bitari ibyawe kubera iki ujya kwita mu rugo tukukura kubera iki rurinda rukurya rukuvuna amano kubera iki iyo wambaye gutya ugaca mu muhanda uri kugenda abantu bari kukureba biba bimeze reka nkubwire ni nko kuba naca mu muhanda iri mu busa uba wumva wowe nta kibazo ngiye gukomana mba numva stress mba numva uranyemereye nzashyireho kamera uri kugenda ni nyande haro nta muzuru rye baba basasana nijoro kundeba se nibyo nibyo birabareba barebe amaso naya baravuga ngo amaso ararya indika burara byo kumbwira ngo umunara subwe ibintu biba bisobanuye iki ngeri nkuko naca mu muhanda nkamera nk'uciye hese kandi uba wumva uri nk'umukobwa fieri yabyo yego nanone yego yeah of course ntabwo byoroshye guhinduka ntibishoboka kuko n'abantu nabo ubwabo baba bari kubyumva bumva uko ibintu bihagaze nk'ubu ngubu iyo ugiye kuri kamera tukakubona wakijijwe tukakubona bari kugusengera wapfukamye birangirira aho ngaho ntabwo bijya bikomeye ntabwo bijya bimfata reka ndabara se ko nabambwiye ngo mungire vuba muva nigendere nigire muri gahunda zanjye ayo shuwa asa wabonaga koko bya bintu birimo ndabizi ngewe ko mbona ibyo mwanyeretse wabonaga ari ukuri nyine wabonaga umuntu ukuntu ndi gusenga nimara no gusenga wabonaga ndi gusenga ndi kugira ngo ubihorera
Nese Kayusi yagusengera ugakiza koko ngahibaze yansengeye mubo yasengera simbamo nuko umushimisha nk'umwana. Ige niki wabwira abantu bakuzi, abantu bari kureba kino kiganiro ndetse n'abantu bagakurikira mu buzima busanzwe ku macana atandukanye hano buri? Kintu nababwira, ndabakunda kandi nizere ko aho bari Imana ibaragize umugisha, kandi nizere ko bameze neza, bagubwe neza. Abakunzi n'abanzi ndabasuhuza kandi ndabakunda 100%. Mwakoze namwe. Banumiwe ariko nyine bibaho cyane, ntago biba byoroshye. Iyi ni Manzi na Innocente TV, aho uherereye hose, aho uri hose ndagusuje kandi nkwifurije ibihe byiza. Komeze ugere amahoro n'imigisha, kandi ufite icyifuzo, igitekerezo wenda kubaza ndetse gatandatu. Uri mu mahanga urabanza +2 5 cyangwa 087 ziba ziri no hasi aho muri description, cyangwa utwandikire kuri za Facebook na Instagram ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Twomeze tubane gatanu. Ige ndizera ko undi munsi tuzagukenera, tuzakuba ndahari, nzitabira kuza ni muntu mira, nzaza nirukanka. Ntabwo nzaza. Bakore subscribe kuri channel yanyu, bakore subscribe. Numvise ibintu oya niko naninizwe warunizwe n'akantu. Bakore share, like, comment. Nakurikira ariko wiyamya abantu. Fera ta. Dusoze ikiganiro, cameraman. Ciao ciao.